icyongereza cyangwa wavutse gusarira bya bindi by'abana none reka n'icyongereza n'ikinyarwanda ntacyo yavugaga nukurira gusa. Buriya rero nta muntu wese ukora mu gitondo ngo ahite aba runaka, kireka wibyeho nabyemera, wibye nabyemera. Ubu ngubu rero abapasiteri benshi batari buze kuba mu Mana cyangwa badasanzwe mu Mana baraza kuba mu bandi, baraza kuba mu bandi. Gute pastor abantu abapasiteri ntabwo wamwumvise uwa mbere, ntabwo wumvise umupasiteri ngo wari muri hoteli amazemo ibyumweru 3 bakumwishyuza miliyoni 5 akaba afunzwe gitangara mu Rwanda nyine. Ntabwo wamwumvise se yampaye nka data, bamwirukanye mu nzu n'abacyane bakishijwe. Rero agakiza gahora ari kakandi, urukumva. Kandi Yesu ni umwe, Yesu ni wa wundi nahinduka. Reka nk'urugero kansubire mu mateka, ni bande bishe Yesu? Wambazaga nanjye kankubaze, ni bande bishe Yesu? n'abayuda bene wabo. Saba Yahudi se? Nose ni bari mu rusengero? Niba bataremeye Yesu, pastor ashaka ko bamwemera gute? Sibyo kuvuga ngo nta gikomeye kirimo, kuva na kera niko byahoze. Urukumva? Kuva na kera niko byahoze, nta gisha kirimo. Ahubwo birayavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera. Bamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Point entre. Ibyo bizaba bihagije. Nta kindi. Abazi Imana yabo bazakomera, bamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Ibyo bizaba bihagije byonyine gusa. Rero muri makeya uko byari cyagiye cya mbere, uyu munsi aho kugenda birushaho. Bigenda birushaho. Rero arega abantu bashaka kugenda nk'isi, kandi isi yo ni isi, ariko Imana yo ni Imana. Nta bindi nicyo nyine gusa. Kutegeko ry'Imana avuga ngo ntugasambane, siko biri, ariko si ugusambana gusa, ngo ahubwo nugira n'irari ukareba umugore wa mugenzi wawe ukamwifuza, ngo wowe wasambanye. Ibyo ngibyo abantu benshi ntabwo babizi, bazi ko gusambana ari byo cyaha, ariko kureba gusa. Ariko ubundi amategeko y'Imana urumva ni nka gereza imara iki se? Gereza ubundi ibereyeho kugira ngo ize gukosora abantu, ariko kenshi ntabwo ibakosora. Ariko ubundi amategeko y'Imana kugira ngo umuntu wese yitondere amenye kugenda uko Imana ibishaka. Iyi ni Humura Program TV, umuryango mugari w'ijambo ry'Imana, ishakiro ry'ubutumwa bwiza. Wawe ikaze gino nawe dufatanye kwamamaza ubwami bw'Imana. Tangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese, weho mukunzi wacu utwereka kubana natwe, weho ukurikirana ibiganiro byacu gatanu ku kandi. Tuboneho kandi kukwifuriza umugisha w'Imana mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Biranashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye. Dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burusheho kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva ndi Ngoboka Miriam Theo, kuri kamera turi kumwe na Pastor Shime. Pastor umeze neza? Nameze neza nyine, ndabona Nyagasani agenda turinde uko bukino kubwije. Nizere kuri amahoro. Ndamahoro. Ubundi nkunda kubwira abantu ngo iyo bukeye bukira ushima Imana, ngo iyo wabonye buca ejo bukongera bukira, mbese iyo wabonye mu gitondo ukaramba amaboko akemera, amaso akareba, ubundi bwabyo ukwiye gushima Imana. N'umuririmbyi umwe aririmbye indirimbo nziza aravuga ngo ubw'umwami Yesu ankunda ndamahoro. Kandi koko mu by'ukuri ibyo ngibyo biba bihagije kuba umwami Yesu. Ubundi kenshi nuko abantu bataramenya cyangwa basobanukirwe, ariko umaze gusobanukirwa neza ukamenya neza ko kuramuka kwawe ari byo biguheshe kubaho. Uzi impamvu se? Buriya icyambere gikomeye urakizi ntabwo ari amafaranga. Icyambere gikomeye si inzu, icyambere gikomeye ni ubuzima, ni roho. Iyo uri muzima egare kuzabona bya bintu byose wifuza. Yego. Hari n'uwaririmbye ngo mu byago nzaririmba ngo ndamahoro. Yego. Ubundi arega buriya ejo nahoze mbwira abantu buriya bazi ko iyo abantu basenze ngo ibibazo bishira. Iyo usenga ahubwo ibibazo biriyongera. Buriya kenshi umwe yaravuze ngo urubyiruko uzarurebe bakunda kuvuga ngo icyama ngo Imana ngo inkoreye ngo ubukwe ngo nazakorera Imana. Reka nkubwire, umuntu adakorera Imana ari umusore ntiyazakora Imana ari umugabo. Wapi? Kuko ibibazo bibita biba byinshi.
ni ukuvuga ngo wari ufite ikibazo uri umuntu umwe ariko ugiye kugira ikibazo noneho cy'umugabo cy'umugore cy'urugo cy'inzu cy'abana biba bibaye byinshi rifo rero ko icya mbere gushima Imana cyane nuko uri muzima gusa nta bindi. Ariko se pastor ni ukubera iki iyo umuntu asenga Imana cyane ari nabwo ahura n'ibibazo kandi byinshi cyane? Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi. Nibyo nta kintu nicyo gisubizo. Ni Bibiliya. Ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi. Ariko dufite isezerano rivuga ngo Uwiteka mukiza muri byose. Iyo tuba twiteguye kwakira igitangaza cy'Imana no kuboko kw'Imana kwiza. Nibyo nta bindi. Rero akenshi na kenshi usanga bigora abakristo, usanga bigora abantu bakavuga ngo ugasanga ndetse rimwe na rimwe bari kwivovotera n'Imana, bari kwiciraguraho ngo ariko se ngo Imana ko nyikorera ngo ntayiryarya ugasanga ari gusenga ngo Mana ngo niba uri Imana ngo ukora biriya ngo nutabikora ngo nzakuvaho. Korera Imana ahubwo Imana se muraguruzanya. Imana se erega umva nkubwire buriya ubundi kangubaze ngobo bakorera Imana iki? Niki bakorera Imana ubundi? Reka da ibyo dukora byose ntabwo tuba dukorera Imana, tuba twikorera. Iyo uguze intebe yo mu rusengero ntabwo ugiye gukorera Imana. Oya uba urimo kwikorera wowe ubwawe. Urumva? Urimo kwikorera wowe ubwawe. None se Imana iricara ku ntebe? Imana ntabwo yicara ku ntebe. Ndabwiye ko Imana yicara ku ntebe. Ariko se pastor wenda bise numva ari ikindi kibazo nakubaza. Amategeko y'Imana afite mumaro ki ku mukristo? Amategeko y'Imana icya mbere ubuse amategeko y'Imana nangahe? Abantu bazi ngo ni 10. Arenga 10 ahubwo umutima wo kugira n'ayandi. Urumva? Kutegeko ry'Imana avuga ngo ntugasambane. Siko biri? Ariko si ugusambana gusa. Ngo ahubwo nugira n'irari ukareba umugore wa mugenzi ukamwifuza ngo wowe wasambanye. Ibyo ngibyo abantu benshi ntabwo babizi. Bazi ko gusambana ari byo cyaha ariko kureba gusa. Ariko ubundi amategeko y'Imana urumva? Yego. Ni nka gereza. Gereza imbarikise. Gereza ubundi ibereyeho kugira ngo ize gukosora abantu. Ariko kenshi ntabwo ibakosora. Ariko ubundi amategeko y'Imana kugira ngo umuntu wese yitondere amenye kugenda uko Imana ibishaka. Yego. Uragira uti amategeko y'Imana abantu bibwira ko ari 10 nyamara arenga 10. Cyokora Yesu yaraje umugani usanga nk'itegeko rimwe haraho yabivuze ugasanga ribyaye nka 5 yonyine se. Ahubwo uzi itegeko rihatsa yandi yose se ni rimwe ryonyine gusa. Ndavuga ngo mukundane. Ryonyine naryo rikomeye. Kandi iryo tegeko naryo rinaniye abantu benshi. Ahubwo ugasanga abantu bamwe itegeko ngo y'amasabato, ugasanga abantu mu mategeko ngo yo gutega ibitambaro, urumva? Ugasanga bari mu mategeko bayangiye barayandi ngo kwambara birebire rwose nibambare birebire bikwize nawoze, urumva? Kwambara ibintu nk'ibyo byose biri aho ngaho. So abo ni amategeko rimwe na rimwe abantu bihimbiye ariko atagize n'icyamazi. Itegeko ni rimwe ryonyine gusa rikomeye risumba rihatsa yandi. Riravuga ngo mukunda ne nudakunda mugenzi wawe, nudakunda mwene so uri umwicanyi. Ngayo nguko. Ndagira ngo noneho wenda ngaruke ku ntego yanjye uyu munsi yatumye nifuza kuganira nawe. Uzi ko insengero nyuma y'uko zifunzwe zatangiye kugurishwa? Reka kugurishwa se heka kugurisha byo kugurisha se ko bagurisha se hakiri kare. Hari ubwo wumvise ntabwo ndumva ngo internet ngo numve uko bimeze. Hari urusengero ruri mu murenge wa Gacaca mu karere ka Musanze, akaba ari urusengero rw'abahamya ba Yehova. Ni inzu y'ubwami y'abahamya ba Yehova. Kuri ubu ngubu ruri ku isoko. Ako inzu y'ubwami neka atari urusengero aha. Ariko se bone bagira ibyango byaragibira. Ariko buriya baba bihuse cyane. Donc no kuvuga ngo buriya no kwihuta. No kwihuta icya mbere muri amico leta iri kuvuga shika niba uri muri za zindi zasengwa. Ariko nizasengwa natso nekeza ko atazagurisha ibibanza. Oye. Zizasengwa ntabwo zagurisha ibibanza. Ukurikije amategeko bisaba umuntu yaba yihuse. Kuko buriya byanga bikunda. Ariko ubundi abahamya bayeho ubundi inzu z'abahamya ubundi banaterana mu ryari. Ubundi inzu z'abahamya reka bana nanago basengeramo.
bateraniramo gusa. ariko harya buriya kuba yitwa inzu y'abahamya ntabwo ari urusengero? ngo ntabwo ari urusengero, sinzi niyo bagiyemo ngo bahita amakoraniro, ivugabutumwa ryabo riba mu muhanda kandi babiri. ariko buriya none se kankubaze muvandi, buriya ngo ntuzayazize iki iriya Ebenezeri ugira ngo yazize iki? burya yazize ubugundirizi, izira kujya kugurisha amazu, izira kujya kugurisha ibibanza. Icyo gihe ngo bari bagiye gushyira ikibanza kimwe, buriya nacyo bazize cyane gikomeye. abantu rero bituma bagira akavuyo n'akajagari. Icya mbere buriya iyo ugiye iyo umaze kubaka urusengero ntabwo ruba rukiri mu maboko yawe we pasiteri. Urusengero ruba rugiye mu maboko y'umuryango runaka, urumva, ruba rugiye mu maboko y'umuryango runaka. Ayo maboko rero y'umuryango ntabwo ari urusengero rwa pasiteri, hoye ntabwo ari urwa pasiteri urusengero. Rero urusengero nose akankubaza, iyo nzu y'abahamya igizwe n'abantu bangahe? Cyangwa bikunze si y'umuntu umwe. None se nyine none se najya kwigurisha bakoze inama se? Kandi uri kumva hariho icyapa kivuga ngo iyi nzu iragurishwa. Kandi uri kumva icyo cyapa nyine kiri kuri urwo rusengero cyangwa se kuri iyo nzu y'ubwami y'abahamya ba Yehova. Yewe hariho na nimero ya telefoni ushaka kugura kugira ngo ahamagare, hanyuma namara guhamagara ajye mu biciro. Yewe hari n'abagerageje kujya kugereka ibiciro, biranugwanugwa gusa ntibarishyura. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko iyi nzu iri ku isoko. En fait nibyo nakubwiraga, icya mbere baba bihuse, urumva, baba bihuse kuko bataramenya niba bazasigara. Icya kabiri amabwiriza cyeka niba basabye uruhushya rwo babaha ko bagura, kuko ubundi mu mategeko barakesha abantu nubwo babizi. Reka nguruhe nk'urugero nk'insengero wenda z'umuri wa Panekote, insengero za ADEPR n'izindi nsengero zose zavaho zikanasengwa. Ubutaka ntabwo ari ubw'urwo rusengero ngo bazava ngo bazabugurisha, oye bizaba bimaze kurangira. Nibabugurisha bayashyireho amafaranga, cyane cyane nk'insengero zanavuyeho burundu. Reka tuvuge nk'insengero zavuyeho burundu, urumva, wenda ziriya nsengero zindi tuvuge nk'iza ADEPR bashobora kuzigurisha, simbiza ko ubundi nabwo buriya leta ntabwo yabemera kuzigurisha. Biriya bibanza ntabwo yabemera kubigurisha, ahubwo bazabishyiramo ibindi bikorwa nyirizina, bijyemo amashuri, hajyemo n'ibindi bintu byinshi cyane. Ngira ngo wenda nke kubwumvikane wenda tuvuge nka ADEPR bashaka kuyavuga ngo tugurishije nk'ikibanza kimwe tugiye kubaka ahandi, tugiye urusengero gutunganya rwaro ni kugira ngo nyine byashoboka, aho ngaho byashoboka. Ariko cyane nk'iyi miryango yamaze kuvaho burundu, tuvuge nk'iyi miryango ikiriho byashoboka ko bagurisha. Ariko imiryango yamaze kuvaho burundu, swati muri wa Panekote, swati Ebenezeri, bariya Redeemed Church, ntabwo ari Redeemed Church burya, oya rega hari Redeemed ebyiri, hari Redeemed Church akana Redeemed Baptiste. Redeemed Baptiste ni keza ko ari wenda yo kwa Rugarya, niyo kwa Rugarya nyamara bari kuzitiranya. Redeemed niyo kwa Rugarya, niyo kwa Rugarya kuko ni Redeemed ebyiri, Redeemed Baptiste akana Redeemed yindi y'Abanyakenya. Zaratandukanye rero. Ira Redeemed Baptiste rero sinzi nyirayo, ariko nekeza ishoka rero kwa Rugarya hari, simbizi nibyo ngibyo. Hanyuma wenda nk'umuntu yahita yibaza ati se izi nsengero wenda reka mpite ngaruka nke ku bikoresho biri muri urwo rusengero. Tuvuge nk'urusengero rushobora kuba rutagurishwa cyangwa se rukaba rwahabwa nk'uwundi muryango. Nka bya bikorwa biri mu rusengero noneho harimo intebe, harimo ibyuma, byo bigenda gute? Byanga bikunda bifite ububiko bigomba kujyamo, kandi none ntibabigabanya buri mukristo, nbyanabakwira. Ese bizaba ibya pasiteri byaraguzwe n'umukristo? Byanga bikunda ibintu byose bigira umurongo. Nanone leta ntiyabitwara, leta se yabitwara, baba bana bibitse kera bana bikuyemo, ubwo nabyo babehundi mu byano. Ariko ari ibikoresho byimukanwa n'ibitimukanwa. Impamvu nari mbigarutseho, hari umupasiteri afite itorero mu Mutara, hanyuma yararifatanije n'undi mu pasiteri nawe wari uri hanze.
muri uku gufungwa kw'insengero uwo mupasiteri wari uri mu Rwanda ibikoresho yahise bijyana iwe mu rugo. None ubu abakirisito barimo baratanga ibirego, barimo baravuza induru bavuga ati uyu mupasiteri ko atujyaniye ibikoresho. Nose bashaka ngo babibike he? Bashaka ngo babibike he ubundi? Nose yabiriye cyangwa arabibitse? Arega kubibika nanone utabiganireho n'abakirisito. En fait niryo kosa riba ryabayemo. Ariko nanone burya abakirisito bose ushobora kutabahamagara. Nose ngo tuvuge nk'urugero. Nk'ubu ngubu bafunze amatorero. Ugira ngo abakirisito bose bababona. Ariko byanga bikunda afite komite. Komite ashobora kuba baraganiriye cyangwa no umupasiteri ashobora kuba baraganiriye akabati mubibike. Icya kabiri ibikoresho cyo bafata intebe ukayibika ku muririmbyi umwe, indi ukayibika ku mudiyakoni, indi ukayibika kuko byanga bikunda tuvuge hano mu rusengero, tuvuge urusengero rufite ibyuma wenda amabafure 5. Nose yakuye abakirisito bose kugira ngo bose batwareho. Nubwo nayagurisha amafaranga ne yabakwira. Icya mbere ngiki dore ngiki. Ariko ibikoresho burya byanga bikunda ni biri cyo bikora. Ibikoresho ntabwo biri cyo bikora. Ahubwo ibintu byose bihabwa umurongo bikagira iki nyine nibyo nkubwira nibi ngibi bizazamo n'umwiryano ukomeye. Ahubwo abatari maso nabo bagiye kuzagira gute kuzabigwamo. Uba abapasiteri batari maso bagiye kuzabigwamo. Ahubwo icya mbere nuko abantu baganira. Tuvuge niba yari kumwe n'uwo mupasiteri uba mu mahanga, byanga bikunda bagomba kuganira bakabiha umurongo, cyangwa se abakristo babishaka bazafata inzu umwe bayikodeshe bajye babishyiramo hanyuma bijye bikodeshwa nabyo. Ntacyo byaba bitwaye. Muri sonorisation z'ubukwe. Nose ushobora no kuzamara n'ukwezi nta n'umuntu ubihaye. Iyo nzu mu investiza izishurwa nande? Kandi abakristo baba bakubeshya. Buriya abakristo baba banakubeshya benshi. Urumva? Uzi ko buriya abakristo buriya reka mbwire umwe yaravuze ngo umwambi umuheto uwosha umwambi. Umuheto urawuzi? Umuheto urawuzi? Yego. Umuheto ufata umwambi ukabati ukawutuma. Umwambi kagenda wonyine umuheto ugasigara. Bashobora ngo tuzakodesha inzu mwama kwikodesha bakagutamo bakigendera. Wenda reka mpite ngaruka. Hari umukristo umwe waraye mvugishije asengera mu itorero rimwe, yambwiye ati ubu ngubu insengero zatangiye gusenwa. Gusenwa gutese? Izo bavuze ko zigomba gusenwa ubu ngo urwa mbere rwageze hanze ruri Kanombe. Heze ugomba gusenwa nyine nse ko bazivuze zigomba gusenwa nyine. Ntibazisohoye se urutonde. Nose barazisohoye ko ziri mu manegeka. Zigomba gusenwa rero nani wakuri gubitindaho. Abantu rero ahubwo areka buriya reka mbwire we ikintu kigorana gukiza. Hagoye kwakira mu mitwe y'abantu, hagoye kwakira ibyo babona. Buriya covid itera kangu urugero. Kwa covid itera bava ngo guma mu rugo. Urumva ko kuva mu rugo guma mu rugo itanashoboka. Urukumva? Ariko bankunda Imana. Twe twamaze amezi angahe muri guma mu rugo? Yarangaye Miriya? Ndumva ari nka 6. None se twabayeho? Hari umuntu wishwe n'inzara se? Iyo niyo ubwo nibwo budasabwa Imana. Ariko kera babwiraga abantu ngo tuze gusenga amasengesho y'iminsi 2. Usukuntu bakubwiraga ngo turi mu kazi ngo amubize ngo amukingwa. Nibi ngibi ureba gutya. Imana ishyizeho bize bahita baba bize bavuza induru. Urukumva? Rero ubu ngubu Imana ibishatse yanabireka bikamara n'imyaka 5 tumeze gutya. Abantu se bapfa. Abapfa bapfa ariko abasenga ntago bapfa. Ibyo banzo bimenye kandi nabyumve. Ihango niho abantu rero kenshi bazangwa insengero zasenywe barazitangaje nyine zisenywa ahubwo vuba vuba. Ahubwo ise 360 nazingaye. 336 ahari. Ahubwo nibazisenye vuba. Bazivana mu nzira. None se ibyo bavuze bagomba kujya mu bikorwa. Ahangaha ko reka mpite nigarukira kuri rusengero none ruri ku isoko. Nk'uwundi muryango wenda ushaka kurugura, ubwo ndavuga nk'irindi dini ukaza ukarugura, buriya byabyemewe? Warugura gute se nagura utemewe gutera ndamo? Ho n'uwarugura urwiki? Areka buriya kugira ngo ugure ahantu nawe uri umuryango wagura ahantu ari gukora. Nose nadakora bahagaritse wagura se ngo hamaze iki? Wagura se ngo kwashyize iki? Kireka wenda ushaka kwashyira mu murima cyangwa inzu y'umuntu kubaza ukayigura. Ariko nekeza kutagura ari urusengero hagura ari umuntu. Tuvuge n'urugero ahantu baraje wenda harafunze n'ihemire gusengerwamo. Kandi uri umuryango wenda ni umuryango runaka twe kuvuga amadini muri iyi minsi. Ni umuryango runaka. None se urazo hamaze iki? Wakaba wayigura ahantu ugiye kwashyira urusengero. Uruhari ni rweme gusengerwamo. Waba uhagura ngo hamaze iki? Oya. Cyeka ubwo nk'iyi miryango wenda yavuyeho
za muri Pantekote nkara Kibagabaga kira ni igisengero Kibagabaga ahubwo abahanga ni ukutangira tukandikira Minaroke tukarusaba none ni ukwandikira Minaroke bane RGBC ariko ni Minaroke biba ifite inshingano muri byose ni Minaroke kwandikira Minaroke kandi rwose ndi umuryango runaka nakendera nasabaga kora umuryango wavuyeho munyere yarahana nibyo ngibyo ariko ubundi Imana yagutisha amaboko Imana bakarugukubita cyangwa ikagukubita ibiceri byarwo ntabwo warugura rwose nande bari umutungo wa leta Imana ndi kukwingingira warwana leta buri warwana leta sinzi nayo yarugurisha byose birashoboka nta kidashoboka imbere y'Imana ku Mana byose birashoboka birashoboka nyine nuko ubundi niyo formule abantu bagomba no kubanza kubyumva babimenyere byose abantu babyumve babimenyere ko ariko bigomba kugenda akuzi ko ari insengero njya mbona nkabona ku rusengeramo byo byonyine bishobora gutuma umwuka wera se nkuruhe hari nk'urusengero ugeramo wareba ukuntu rukoze icyo ni kimwe kabiri wagira amahirwe wahasanga umuvugabutumwa mwiza ugafashwa dubure ubundi nyine nibyo nkubwira ubundi inzu nziza nawe uzarebe iyo uri iwawe nawe inzu nziza nyine iguha imbaraga sinzi inzu nziza warwaramo imbaraga sa mu nzu nziza iyi ni ikintu cyiza aba ari cyiza ariko nanone abantu bose ntabwo bahita uvuga ngo abantu bose bazahita bakora bamere wenda nk'urusengero rwa rukora runaka cyo ntabwo bishoboka bagenda gake gake buri bakubwira wenda katuvuge nka restoration reka nyihangane muvuge wenda yihangane muvuge Masasu n'urugero nafite urusengero rwiza se cyane ariko se mbere bakodeshaga he urazi ntabwo mpazi imbere kwa Rwiga imbere kuri stade hari anagwazi karaganda kamabuye kamanuka hari hahoze hari sako ubu ngubura ni hari sako impande ya sako hari hasenye ariko se bakodeshaga banatangira abantu rwose muze musenge mu muhanda wa protocole rero bahamagara abantu bose bigende rero urumva kuri kaburimbo ariko uyu munsi hafite urusengero rwiza ariko se adatangira yari ujya ngo kuzubaka urusengero ariko abantu bose nagwa ariko ngo baze ngo nufite umwana warabyaye cyane afite imyaka ingahe afite 3 ndakubaza umukuru afite imyaka 10 yigamo kangahe afite imyaka 10 nase yabyutse avuga icyongereza cyangwa avutse gusarira byandi by'abana none reke n'icyongereza n'ikinyarwanda ntacyo yavugaga nukurira gusa buriya rero nta muntu wese ukora mu gitondo ngo ahite aba runaka kireka wibyeho nabyemera wibye nabyemera ubu ngubu rero abapasiteri benshi batari buze kuba mu Mana cyangwa badasanzwe mu Mana baraza kuba mu bandi baraza kuba mu bandi gute pastor abantu abapasiteri ntabwo wamwumvise uwa mbere ntabwo wumvise umupasiteri ngo wari muri hoteli amazemo ibyumweru 3 bakumwishyuza 5 miliyoni akaba afunzwe gitangaza mu Rwanda nyine ntabwo wamwumvise se yamuhaye nka data bamwirukanye mu nzu we n'umugore bajya muri hoteli bari bamazemo ibyumweru 3 banarya mu gitondo breakfast saa sita lunch nta no gusohoka barya gusa no ku mugoroba amafi inkoko barya banywa boga amazi ashyushye muri hoteli biryamira n'umugore internet ni full package urumva none rero ibyumweru 3 birashize miliyoni 5 inkuru muzayumva igiye kuba breaking news igiye kuba kasamutwe ubu ngubu bari mu maboko ataraye umugore bamurekuye arataha umugabo niwe bafunze urumva ntabandi nawe niko bigiye kugenda ariko njye ndashimira Imana ko natuzwa n'amafaranga y'amaturo njye mfite ubundi buryo mbaho abari batuzwa n'amafaranga y'amaturo rero kababayeho kabisa nibyo ngibyo kandi ngo abapasiteri amaboko bari barayareze arega buriya ndi nakubwiraga buriya iteka ryose iyo ufite urusengero udashobora gutekereza ubundi buryo bwo kuzana amafaranga uhora mu mitwe iyi mitwe kandi ivaye igashira burya wazi ko imitwe ishira iyi mitwe irasaza ngoboka imitwe irashira niba utari ubizi kugira ngo havaho umwe hajyaho uwundi wowe
wowe uvaho ukajya ahundi se wahe urumva uwo nguwo se mu nzu batamwirukanye agahita aza n'uwo muri hoteli nose wamuhiriye uretse niba mufunguro zawe ureba undi azasana abaye nk'aba wundi baba barebye ngo tuwuteke twigire i Kigali uzi ko sisiteme yabaye nk'iyabo sisiteme neza yabaye nk'iyabo rero urumva imitwe igiye kuba myinshi buriya nureba se ngo usibye abantu bavuga ngo abapasiteri ngo bagiye kuba wenda ngo baki nuko nanjye mbivuze ariko nureba nyuma y'izi nsengero no gupfa kw'insengero tugiye guhura n'intambara nyinshi ibibazo bigiye kuba birebire cyane urumva gute indaya zo zigiye kuba nyinshi n'ubu zari zisanzwe ziriho ariko ngo urubyiruko buriya rwari rufashwe no kuba mu murimo w'Imana ariko uyu munsi urimo kwigenga nkumbaje nk'urubyiruko twari dufite sinzi naho baba niba bahamagaye ntabwo babona sivuga ngo abacu nibo bagiye ariko mvuze muri rusange gusa nanone hari icyo nabonye kuba imbere y'Imana bituma uba bize yo gukora ibyaha arega njyewe ndakubwiye buriya sura bizi ngo hari ikintu kikurinda gukora icyaha icya mbere kuba uri umukoraliste byonyine ubwabyo uri umuririmbyi cyangwa uri umudiyakoni kandi Antoine yaravuze ko muri korali hava abasambanyi benshi arega ntabwo ari bose arega bureka nkubwize ukuri none se nkubaze mu urusengero rw'abantu 1000 ahantu haba amateraniro 2 cyangwa 3 rw'abantu 1500 uzi abasambanyi baba barimo mu 1500 haba harimo nibura nk'ijana bavuye gusambana muri korali baba barimo ariko noneho hakaba n'abandi babitinya bikabarinda cyangwa bakabura umwanya wabyo oya kuvuga gusa ngo runaka arandeba impamvu nje mbivuze urabona ko ndi umuvugabutumwa akenshi na kenshi wasangaga nko kuwa mbere mfite ivugabutumwa kuwa kabiri mfite ivugabutumwa wenda kuwa gatatu mfite akazi kuwa kane mfite akazi yego kuwa gatanu wenda ndajya muri korali kuwa gatandatu mfite wenda ubukwe baraza kuvuga ko n'ubundi amatora yabagomeshaga baraza kuvuga ko amatora yabagomeshaga nigeze maze iminsi numva ibinyamakuru abapasiteri bagomeshaga abantu mu nzu y'Imana bakirirwa kuva kuwa mbere bakagera kuwa kabiri ku cyumweru badakora none ubu bakora hehe ko badasenga bakora hehe nyine bazakore none bazasubire muri research barebe bati ba bantu twakuye mu rusengero ngo bajye mu kazi bakora hehe icyo nicyo kintu none ya prove ikaza ikagaruka ikavuga ngo yo burya abantu bari baragiye mu rusengero tubakuyemo tubonye ko abantu barimo gukora ubu nibwo ubushomeri bugiye kuba bwishaho yewe ndabikubwiye kandi uzayibona ushatse kuvuga ko nyuma y'uko abantu bavuye mu rusengero aribwo ubushomeri bugiye kwiyongera kuri bo ese ubushomeri n'ubundi bari basanzwe ari bagutu basengera ngo Imana bahakaze haregarika mubwize ukuri barangobo ntihazagire umunyamakuru n'umwongera kugira rwose kuvuga ngo abapasiteri babuza abantu gukora nta mupasiteri wemerewe gutunga abakene abaho ninde mupasiteri wemerewe gutunga abakene ninde mupasiteri wemerewe gutunga abashomeri kuva ku wa mbere akajya ku rundi wa mbere unyibukije urusengero rumwe twari duturanye wajyaga ujyayo ugasanga bari gusenga Mana twirukanye abasengera hano bambaye bodaboda twirukanye abasengera hano baburaye tanga umugisha none se kubirukana se ni gute si ukuvuga ngo bave mu rusengero ahubwo nibwo buzima bwabo bari basanzwemo none se bamubaze ngo ugira ngo hari umupasiteri we wishimira ko buri munsi mu gitondo cyangwa ku cyumweru umuntu aza kumbwira ngo pasiteri ndaburaye pasiteri meze nabi pasiteri buri munsi uhozaho ikibo kimufasha cyangwa se uhozaho abakristo muri ubwo buzima ahubwo abantu pasiteri yifuza ko abantu bose ahubwo natwe buriya mu rusengero twifuza ko baba bize bose bakajya mu kazi wenda tugashyiraho serivisi yo ku mugoroba yatubera byiza nta mupasiteri n'umwe wishimira gutunga abakene mu rusengero yishimira ko abantu bose bajya mu kazi gusenga kuwa gatanu twabireka cyangwa kuwa gatandatu nani kuwa kabiri cyangwa kuwa mbere tukabireka tukajya dusenga nimugoroba saa 11 bavuye mu kazi saa 2 abantu bagataha bakajya kuryama mu gitondo bakabyuka bajya mu kazi cyari twayikize rero nta mupasiteri n'umwe ahubwo ubonye ufite abakene benshi ugira agahinda
none se ayo maturo se bashinja abantu we wayakura he? ntayo wabona. akamaturo ko rwose ndi kumva gashobora kuba kagiye gushoboka kurusha uko byari biri. arega ko amaturo ntabwo kazashoboka kurusha buriya abatanga amaturo usibye ngo barayaretse, ntabwo bayaretse. ubusanzwe yatanga ntabwo yayaretse, n'ubu baracyayatanga. ntabwo batangiye mu rusengero amaturo, oya bara ni ukwibeshya. amaturo ntabwo batangiye mu rusengero, usanzwe atanga amaturo arayatura, cyeka utayatanga we ntabwo ayatura, ariko uyatanga uwasanzwe uyatura arayatanga. kandi utayatanga arwanya abayatanga. ubundi icyo nicyo maze kukubwira, urumva. kuko impamvu mbivuze ni uko akenshi na kenshi umuntu udatanga icya cumi usanga avuga yuko icya cumi ari icy'abapasiteri, icya cumi atari ngombwa. gusa naje kumenya ko impamvu abivuga ari uko watagitanga. arega umva ngiye n'ubundi abisubiramo nanabivuze inshuro nyinshi. umuntu wirirwa uvuga ku cya cumi, umuntu wirirwa kuvuga ku maturo ntayatura. kuko njye nabo urugero, umuntu utanga amaturo nta nubwo ayavuga, kuko azi umumaro, nta nubwo ashaka ko abantu bamenya ko yayatuye. icyo ndakikubwiye kandi uzacyumva. umuntu utanga kimwe mu icumi, ariko reka ngo urugero buriya, reka vuga aya magambo ushize amanga. buriya pasiteri ikintu afiteho imbaraga, arusha na leta imbaraga, nuko avuga abantu bakamwumva. pasiteri arusha leta imbaraga. ndaguha urugero, mu rura niyo yashyizeho imisoro ikanashyiraho n'itegeko, itegeko rifunga, ikanashyiraho n'itegeko umuntu udafite IBM amande, igashyiraho, yashyizeho n'igihembo amapurusa. iyo watse IBM wihuza na telefone yawe, ampaye nka data ubahe kimwe cya kabiri, ni 50% ni 30%, sinibuka neza. iyo watse IBM niba ari wenda baguze ibintu by'ibihumbi 50, 30, ibihumbi 100, 30 burya bari ayawe. mbese abantu barabikora cyambaye nka data, babikora hehe? hari IBM nyiguye ati genda sha mbone mvuya kanguye kunyuza mu muhanda. niba batari banabizi nuko babikora, kanguye kunyuza mu muhanda, kanguye kunyuza hehe? mu muhanda. kuki batabikora? icya mbere n'itegeko, icya kabiri harimo n'amande, icya gatatu harimo n'igihembo, ariko ntabwo babyikoze. ariko pasiteri baravuga gusa muhaguruke muture, duteze umwanya gute? niyo mwabyibagiwe, pasiteri akanabyibagirwa, umuyobozi akabyibagirwa, abakitwaza kumubwira ngo kutashyizeho amaturo ntabwo turi buture. gutaha kare agahita abwira dekone nyerekaho nuru, yagiye gutaha kare iteraniro ritarangiye bataratura, avuga ati nyereka igitujyo cy'amaturo, icyacumi kiri hehe, ndashaka gutura, nkagenda cyangwa agashyira kuri momo agahita yisohokera akigenda, nta muntu ubimubwirije. aho nizo mbaraga rero za pasiteri. pasiteri afite imbaraga zihamagara igiterane muri stade, nta mikorofone nimwe yashyizeho ngo ashyiremo kwamamaza, nta mategeko, nta butike nimwe yafunzwe, stade ikuzura. izo nizo mbaraga z'abapasiteri nyine, izo nizo mbaraga. pasiteri afite imbaraga zibwiriza umuntu akareka urumogi, pasiteri afite imbaraga zibwiriza umuntu akareka uburaya, avuye imageragere inshuro 3. ariko leta yifite imbaraga zo kumufunga, urukumva, yagera imyaka 5, ibaze kujya bakatira imyaka 3 cyangwa 6. iyo uvuyeyo aruhukira mu rumogi. uzarebe bari abana bo mu muhanda basigaye bita mu Rwanda rw'ejo, bari abana bo mu muhanda bamujyana iwawa. iyo avuye iwawa aruhukira mu muhanda, ariko twari tugize amahirwe tukamufata, ni ukumwigisha gusa nta kindi, agahita ava mu muhanda agataha. izo nizo mbaraga za pasiteri. yego ragira uti izi nizo mbaraga za pasiteri. none rero kuri ubu ngubu izi mbaraga zacu turazikoresha dute mu gihe insengero noneho aho twazikoresherezaga hatagihari? icya mbere ni ukwirinda kwigomeka. nukora ibintu bibi uzaba usa nk'uwigometse. icya mbere rero urinda kwigomeka, reka tutegereze ubushake bw'Imana. buri Imana yamaze ngo imyaka 400 muri Israel itavuga hitari, babuze se kudasenga Imana? no, bagasenga ntivuga, ariko bagasenga. barasengaga. uzabaze ba Daniyeli bari i Babuloni,
hari urusengero rwose rwabagayo i Babuloni basengaga ibigirwamana ariko ngo bakomeje kwinginga Imana yo mu mutima. Rero ndasaba abakristo kugira ngo binginge Imana yo mu mutima. Wowe wamenye Imana agomba yigumeho. Urakumva twe abapasiteri cyagomba gukora none ni ugusura abakristo ubundi ku rubuga n'ibyo abandi bakumva ijambo ry'Imana kuri YouTube. Si ibyo se ubundi hari ibindi Imana yaduhaye YouTube ahubwo abantu bave mu matiku no mu mazimwe bazi bumva ijambo ry'Imana nuko nabo badabishaka babaye muri showbiz. Cyokora iki kintu nahoze nkitekereza numva abakozi b'Imana twakagombye guhindura system byibuze ukaba uvuga uti ngiye mfite urubuga rwo kunyuzaho ijambo ry'Imana kabiri mu cyumweru rifitiye intego kavuga ngo nibura ijambo ry'Imana rifitiye intego. Urakumva nishaka kabiri mu cyumweru cyangwa se ribe buri munsi. Hanyuma abakristo nabo bakaza iyo platform bakayiyoboka bakamenya ngo ahangaha hari ijambo ry'Imana. Niba bivuyemo agashaka kujya muri showbiz kugira ngo aruke mu mutwe akajyayo ariko nibura yajya kuryama akumva ijambo ry'Imana. Nicyo cyonyine gikenewe nta bindi. Kandi ariko biroroshye YouTube yaraje. YouTube se ntihari abantu bajye kuri YouTube hari ijambo ry'Imana barisacinge barirebe. Hanyuma nuba warushe ujya muri showbiz naho urebemo ruhure mu bwonko ruhure mu mutwe useke nibyo nta bindi. Wenda dusa n'abasatira ku musozo urabona muri kino gihe navuga ngo ntabwo cyoroshye ariko kandi nanone gikomereye iyo gikomeje. Igihe kiroroshye reka mbwire ngo abantu hari ibintu rimwe na rimwe abantu ngo bavanga abakristo muri iyi minsi ngo ntibakizwa n'abakira niko bari bameze n'abakira ntibakishijwe. Rero agakiza gahora ari kakandi urakumva kandi Yesu ni umwe. Yesu ni wa wundi nahinduka. Reka nk'urugero gasubire mu mateka niba ndebishe Yesu wambazaga nanjye kankubaze niba ndebishe Yesu n'abayuda bene wabo saba Yahudi se nose niba ari mu rusengero niba bataremeye Yesu pasiteri ashaka ko bamwemera gute? Sibyo kuvuga ngo nta gikomeye kirimo kuva na kera niko byahoze. Urukumva kuva na kera niko byahoze nta gisha kirimo ahubwo biravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera bamara gukomera bazakora ibyo butwari point entre ibyo bizaba bihagije nta kindi. Abazi Imana yabo bazakomera bamara gukomera bazakora ibyo butwari ibyo bizaba bihagije byonyine gusa. Rero muri makeya uko byari cyagiye cya mbere uyu munsi aho bigenda birushaho bigenda birushaho. Rero arega abantu bashaka kugenda nk'isi kandi isi yo ni isi ariko Imana yo ni Imana nta bindi nicyo ngicyo nyine gusa. Pastor turagushimiye ku kiganiro cyiza ugiranye natwe. Reka tuvuge ngo Imana ikomeze iguhe umugisha kandi ikomeze ishyigikire abantu muri rusange. Ahasigaye ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom shalom. Shalom eka. We ugiye igikapu se n'itsingikiri yakiri hariya wibwiye ko yagiye.